ritabasha kwera imbuto ritagumye mu muzabibu, ngo niko natwe abakristo tutagumye muri Kristo ngo nawe agume muri twe ntitubasha kwera imbuto za Kristo. Niyo mpamvu umwuka wa Kristo ukwiye kuba muri twe kugira ngo twere imbuto. Rero naho umwuka wa Kristo yari kuri twe dukoreshwa mu mpano tandukanye ibintu bibi. Agakubaza kandi kabazo hari igihe abantu baba barakora bagakizwa ariko hakaba hari ingeso za kamere bakigenderamo, ugasanga umuntu yarakijijwe ari mu rushengero ariko akantu ko gutukana karacarimo, akantu ko kuvuga amagambo menshi karacarimo. Ese uwo muntu umuka wera uba umaze kumujamo kaba gifite n'ibindi bintu agikora by'ingeso za kamere canke biba bimeze bite? Ngo nkuko mwakiriye Kristo aba ariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we, kandi mwubatswe muri we, mukomejwe mu kwizera nkuko mwigishijwe. Mwene data Didier turakwakiriye kuri BKF TV. Amazina ni Dufatanye Eric. Reka twakire n'abandi bose abakunzi bacu n'abandi baza batwiyungaho abari hirya no hino, cyane cyane abumviki ururimi turi kuvuga. Imana ibamera umugisha. Twakire Didier rero abibwira kandi anatusengera atubwira icyo Imana yamushyize ku mutima, izina rya Yesu, amen. Murakoze kunyakira. Imana ibaho umugisha kuri BKF TV. Dufatanye Eric, Imana ikumere umugisha kandi ikugire neza. Hanyuma hakaba hari ubutumwa Imana ashize ku mutima wanjye kandi ikomeje kwagura, buvuga ku byerekeranye n'itandukano riri hagati yo kuba umwuka w'Uwiteka yaba muri wowe, ikindi akaba kuri wowe, ikindi akabana nawe. Ni ibintu bitatu ushaka gusobanura biranga uriho umwuka w'Uwiteka bigenda bite, ufite umwuka w'Uwiteka muri we bigenda bite, nubana n'umwuka w'Uwiteka bigenda bite. Yesu Kristo nashimwe. Reka dusenge noneho twinjire muri ubu butumwa, kuko ndasobanura the indwelling of the Holy Spirit, the coming upon us of the Holy Spirit and being with the Holy Spirit. Nibyo bintu bitatu yakwivuga. Noneho nzagikora no mu Cyongereza, abazagikunda muzagishaka no mu Cyongereza, ariko reka gikore mu Kinyarwanda. Data mu izina rya Kristo Yesu, ngushimiye kugira neza kwawe, ndagusabye ngo nge mbureho wewe ugaragara uvugire muri nge, kuko uzi neza ibyahaza imitima y'ubwoko bwawe. Kwitegura ku munsi wa Pentecost, Uwiteka ndasenze ngo unyemerere buri wese unkurikiye kuri kamera BKF TV abashe kwakira umutima witegurira kuzurizwa bundi bushya, kugira ngo Uwiteka bakire kuzura umwuka, ubazemo ikindi ubane nabo mu izina rya Kristo Yesu. Ciye bugufi ushirwa hejuru, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Duhere hano kuri ku byatumye Imana yemera ko sometimes confusions cyangwa rimwe rimwe ko confusion cyangwa urujijo rwinjira cyane muri iki gihe cyo turimo, kandi bitari nkuko byari biri mbere mu sezerano rya kera. Mu sezerano rya kera umwuka w'Uwiteka ntiyabaga mu bantu, ahubwo yabaga ku bantu, yajagaza ku bantu babaga bafite imihamagaro cyangwa ministeri cyangwa umuhamagaro cyangwa impano runaka z'Imana. Noneho ukaba ugiye nko kuba umwami, Uwiteka yemeraga yuko bagusukaho amavuta nk'ikimenyetso cy'uko umwuka wera agiye kukuzaho cyangwa yakujeho. Ariko ntibyasobanurwaga yuko umwuka w'Uwiteka aje muri wowe, ahubwo yabaga aje kuri wowe kugira ngo agushoboze gukora icyitwa umuhamagaro cyangwa serivisi y'umuhamagaro. Ni iki cyatumaga Imana mu Bisiraheli yimika abami, ariko igashima yuko ikoresha amavuta ngo bimikishwe amavuta. Iyo bimikishwaga amavuta bagasigirwa ayo mavuta, byatumaga Imana bahereza umwuka ndetse akabazaho, ukabashoboza gukora imirimo ndetse idasanzwe iyo batari basanzwe babasha gukora badafite uwo mwuka ubariho. Hano ntabwo umwuka w'Uwiteka bagaje muri bo, ahubwo bagaje kuri bo. Yesu Kristo nashimwe. Tuzajya gusanga no mu gihe cy'abacamanza, tuzajya gusanga nyuma y'urupfu rwa Mose na Yoshua, abise batanye kujya bayoborwa n'abacamanza, kugeza ku mucamanza wa nyuma wa Isiraheli ariwe Samweli, yabaye umutambyi wakoze nk'umucamanza. Kandi mu gihe umutambyi yabaga ari mu Bisiraheli, nako umucamanza wacaga imanza yabaga ari mu mavuta y'uburyo butatu, yarasigiwe muri ministeri eshatu, yarasigiwe guca imanza
mu Bisiraheli nk'umwami, ikindi yarasigiwe kuba umutambyi ubasha gutanga ibitambo nk'abatambyi, byoswa nk'abatambyi, ikindi yarasigiwe kuba umuhanuzi ari we uvugana n'Uwiteka. Ibingibi tukabisanga ko umwuka w'Uwiteka yajyaga aza. Urugero ndaguhereza nka Gideyoni, Imana avuganye nawe ngo agenda asenye igicaniro cya Bayali iwabo, yubaka igicaniro cy'Imana. Ubundi ni umurimo w'ubutambyi. None ntabwo ari umurimo w'abami, ntabwo ari umurimo w'abarwanyi, ntabwo ni umurimo w'abahanuzi. Wari umurimo w'abafite amavuta ya gitambyi. Rero kuko ibyo kubaka igicaniro no gutanga ibitambo wari umurimo w'abatambyi, byari bikeneye uwabisigiwe. Niyo mpamvu Imana ajya ivuga ngo bazashirwaho n'urubanza abakora umurimo batasigiwe cyangwa batahamagariwe. Niyo mpamvu rero iyo ugiye kuwukora wishiraho umuvumo. Niyo mpamvu atari buri wese ubasha kuba pasiteri, si buri wese waba umuhanuzi, ahubwo ushobora guhabwa impano yo guhanura. Ikindi ntuburi umuhanuzi muri office cyangwa ufite umamagaro wo kuba uri umuhanuzi, ahubwo urakaba wagira impano yo guhanura ariko utari muri office yo guhanura. Ndaguhereza urugero bitandukanye. Umuntu wahawe office y'ubuhanuzi cyangwa wahamagawe kuba umuhanuzi, iyo office uburyo ayikoreramo bitandukanye na wa wundi ufite impano yasabye cyangwa impano yahawe y'ubuhanuzi. Impano y'ubuhanuzi wayisaba ukayihabwa, ariko umuhamagaro w'ubuhanuzi ntabwo usaba, ahubwo ni Imana iwihitiramo umuntu ikamuhamagara nta ruhara bigizemo. Niyo mpamvu umuntu wese wagiye uba umuhanuzi muri Isiraheli, nguhaye urugero na babandi babasha guhabwa impano y'ubuhanuzi nko mu buryo bwa hereditere cyangwa nko mu buryo bwo kuba babyakiriye nka karande. Ndaguhereza urugero, Elisa ntago yagizwe umuhanuzi na Eliya, ahubwo biri tubwira ko igihe Eliya yifuje gusohoka cyangwa kuva mu mubiri, Imana yaramubwiye ngo rero fata amavuta yashira mu ihembe ugende wimike Yehu azabe umwami mu cyimbo cy'umwami wari uhari. Icya kabiri, uwo Yehu niwe wishe Yezebeli, yica n'urubyaro rwa Ahabu yari yarabyaye mu bagore batandukanye hamwe na Yezebeli. Uyu Yehu rero yimikiwe kuba umutambyi, nako yimikiwe kuba umwami uzasimbura umwami wari uriho, ariko mu kwimikirwa uwo murimo ahabwa n'umwuka Uwiteka umushiragaho. Aragenda wa boldness cyangwa kuba ushize amanga, akaba yagenda agakora mission mu buryo bwo guhana ndetse no gutsemba urubyaro rwa Ahabu. Ndetse yavuze ko we afite ishyaka ry'Imana, niko Yehu yavuze agiye kwica Yezebeli n'urubyaro rwo kwa Ahabu. Abwira umwe mu bantu bose, ntiwakwemera ko njya gusoza ishaka ry'Uwiteka, ibyo Uwiteka avuge mu kanwa ka Eliya. Numva ko hano ibingibi Yehu yarasunitswe n'umwuka umuriho ariko utari muri we, ahubwo wari umuriho. Noneho aragenda asohoza mission. Ikindi yari yarabyimikiwe. Hano urako ni umwami wimikiwe gukora umurimo wo kuyobora nk'umwami. Gusa nuko Yehu yaje kugwa, yigeze akora ikintu kinezeza Uwiteka, Imana imwemerera kuyobora generation enye urubyaro ruzicara ku ngoma. Ariko kuko we atakomeje kuyoboka Imana, yabotse ibigirwamana kandi amaze gutsemba abahanuzi ba Bayali n'abatambi ba Bayali. Yaravuze ngo ndashaka gutambira igitambo Imana ikomeye Bayali, ariko ndashaka ko atagira umutambyi w'Uwiteka ubyivangamo. Ngo yarababeshya agashaka kugira ngo abakore genocide bice abatemagura barangije. None Uwiteka arashima ngo ukoze ikintu cyari kuri umutima wanjye, unkoreye icyo nashakaga gukora. Niyo kuba mbese yarwaniye Imana ishyaka, Imana ishaka kurimbura abatambyi ba Bayali ishaka kubikora. Noneho Yehu we asa nkaho abikoze mu ishyaka, abikora Imana riri kubipanga, wabishira mu bikorwa. Rero iki kintu kigaragazaga yuko impamvu Imana ashimye kuno kubimusigira Yehu, yabishobora ko nobuza busanga muri kamere yari afite n'iryo shyaka, ariko Imana ibira ibimusigira shobora ko abyimikirwa, ahabwa umwuka cyangwa uwo mwuka uza kuri kugira ngo asoze mission y'igihano yari yarateguriye Yezebeli n'urubyaro rwo kwa Ahabu na Ahabu. Tutagiye kuri ibyo, uwo nguwo igihe yimiswe na Eliya, ikindi yari Imana avuga ngo wimike na Elisa. Elisa musanze aragiye inka ziwabo, arabagoreka mbanze mbasezere. Eliya yamukojeho mwitero aramukurikira. Mu by'ukuri ntago ari Eliya wahisemo Elisa, nta nubwo ari Elisa wabyimvishemo gusa kwifuza imigabane ibiri, ahubwo ni Imana bimushizemo kuko byari muri domaine y'umuhamagaro. Imana ari muhamagare kuza muhanuzi mu cyimbo cya Eliya. Imana bibwiye Eliya ngo ndashaka ugende wimike Elisa
azaba umuhanuzi mu cyimbo cyawe. Ntabwo ari hano Eliya ubyibwiye, ntabwo ari Elisa ubyibwiye, ahubwo divine selection cyangwa gutoranywa kw'Imana niko kubasha gutuma umuntu ahamagarwa muri office y'ubuhanuzi. Rero kuba office y'ubuhanuzi cyangwa kuba umuhanuzi w'umuhamagaro, utari umuhanuzi w'impano gusa kuba wayisaba cyangwa ukayihabwa bisanzwe. Niyo mpamvu uzajya gusanga abantu bari muri office y'ubuhanuzi mu ntege nkeya naho ashobora guhanura, ndetse ugasanga nta nubwo anahagaze neza n'imbere y'Imana, ugasanga kuko ari umuhamagaro awukoreyemo kandi Uwiteka umwuka we akawumushiraho agahanura kuko yamuhamagaye muri office. Ariko uyu muntu akwiye kuba maso kuko ashobora kwibeshya ko umwuka w'Uwiteka ari muri we, kumbe aza kuri we kubera ko yahamagawe muri umuhamagaro. Rero kubana n'Imana neza bigusaba ko umwuka w'Uwiteka aba muri wowe, kuko iyo abaye muri wowe agutera gushaka kubaha Imana kuko ni umwuka wera. Ntabwo yakwihanganira kuba mu mutima wanduye. Niyo mpamvu ahora ashaka ko twera imbuto ze umwuka. Niyo mpamvu rero umwuka wera ari muri wowe uharanira kwera izi mbuto. Nubona umuntu agira impano z'umwuka, akuzura umwuka, afite n'impano z'umwuka, akuzura umwuka agahanura, umwuka w'Uwiteka abamuje. Kuko hano muri Yoweri, reka tuhasome neza wumve icyo babivugaho. Igice cya 3 cya Yoweri, ndi kuvuga ku byerekeranye umwuka w'Uwiteka kukuzaho ugakoreshwa, n'umwuka w'Uwiteka kukubamo ukera imbuto, noneho nukuba umwuka w'Uwiteka yabana nawe. Haleluya. None twitegura mu minsi ya Pentekote, byiza buri wese yigenzure, kuko Kristo Yesu mubana azihakana abo yemeye ko umwuka we ubazaho, ariko akemera yuko bamwe banamwizera bakawuhabwa. Ariko muri kwa kumuteza agahinda bagaheruka ubwabo, Yesu azabihakana kuko bimuye umwuka w'Uwiteka ava muri bo asigaraza kuri bo. Niyo mpamvu uzashanga hari abanyempano Imana itacyemera nk'abayo, ariko bakabaranaguye rwose, ariko bakabagibasha kuvugishwa n'Imana. Nkuko usanga umusazi muri we habamo abadayimoni. Ubundi umuntu wese ufite ibisazi cyangwa umuntu wasaze, baraba abasazi burakwiyarara, bagira region y'abadayimoni benshi baba bari muri bo. Noneho ni gute umusazi ashobora kuguhanura akakurondora akavuga iki Imana ivuganye nawe, kandi ugasanga koko ni Imana ivuze atari umusazi uvuze, hata n'abadayimoni bamuvugiyemo, ahubwo Uwiteka umwuka we abamujeho uwo musazi agakoreshwa. Ariko ntabwo umwuka w'Uwiteka aba ari mu musazi. Niyo mpamvu rero Uwiteka ashobora gukoresha n'abapfumu. Simvuze ko abantu bagena abapfumu, nshaka kukubwira ko muri cano zigera muri enye Imana yampishuriye yuko Imana ibasha kuzinyuramo, ariko Imana imbwira cano itabasha kuvangirwa ni cano y'umuntu ufite kubaha Imana muri we. Haleluya. Yes, kuko niyo mbwira Imana ngo uzandinde kuvangirwa, irambwira ngo nukiranuka sinzemera yuko bigwa kutaka. Menya yuko kudakiranuka biri mu nzira ituma abantu bavangirwa, kuko Yesaya 54 umurongo wa 14 aratubwira ngo uzakomezwa no gukiranuka kandi agahato kazakuba kure. Urumva yuko mu gukiranuka no dusabwa gukomezwa kugira ngo agahato katube kure. Ngo hari bazaterana atari njye ubateranyije, ngo uzaguteranyiriza rwose kukurwanya azagwa ari we hazira. Ariko aya ntabwo ari isezerano rya buri wese, ni isezerano ry'umuntu wese wemeye gukomezwa no gukiranuka agakomera muri Kristo, kuko Kristo no gukiranuka kw'Imana, akaba ubwenge bw'Imana, akaba byose muri byose. Rero yukomere muri Kristo no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, nkuko Abefeso 6 umurongo w'10 yatubwira ngo ibisigaye muri ibyo mukomerere muri Kristo no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Haleluya. Ngo kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, ikindi twambara intwaro zose z'umwuka, tuhashe guhagarara tudatsinzwe, ko tudakira n'inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'imbaraga zose ziteguwe mu kirere mbi, kuko ziba zishaka yuko tuva ku murongo w'Imana. Iyo ni Abefeso 6 nako Abefeso 6 umurongo w'10 kuri 13. Rero ngarutse kuri iki kintu ndashaka kuvuga kuri Yoweri hano. Yoweri igice cya 3. Hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota.
ndashaka wumvira ijambo. Hanyuma y'ibyo ni mu bihe by'imperuka ry'isezerano rishya, kuva Yesu Kristo yamara kumena amaraso yiwe akaducungura twese abamwizeye, abo yameneye amaraso bakamwakira, bakakira gucungurwa n'ayo maraso, kuko yayameneye bose ariko siko bose bamwakiriye. Niyo mpamvu Yohana 1:14 ngo icyakora bamwakiriye, cyakora bamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Ndetse n'abizeye mwizera ubwo bushobozi bwo kumwana w'Imana biguhesha kwandikwa no mu gitabo cy'ubugingo, ariko ushobora kwiyandukuzayo bitewe n'uburyo wakoze ibyaha nkana, utesha agaciro ubuntu wagiriwe, ugatuka umwuka wera. Kuko umwuka wera iyo umaze ku mwana w'Imana araza akaba muri wowe, si ukukuzaho ngo akubeho gusa, akubaho iyo uri gukoreshwa mu mpano. Nk'ubu ngubu ndi kuvuga nigisha ijambo ry'Imana, ndi kubwiriza, ndi guhugura, umwuka w'Uwiteka ari kuri nge, niwe utuma mbasha kwibuka ibyanditswe nibagiwe, niwe utuma ari kuri nge. Noneho kuba muri nge atuma nera imbuto, kuko iyo umwuka w'Uwiteka ari muri wowe wera imbuto za mwuka. Iyo ari kuri wowe ukorera mu mpano za mwuka. Ni ibintu bibiri. Iyo umwuka w'Uwiteka ari kuri wowe ukorera mu mpano za mwuka, iyo ari muri wowe wera imbuto za mwuka. Uko ari 9 mu Bagalatiya 5:22. Iyo umwuka w'Uwiteka ari muri wowe wera imbuto, iyo utazeze agira agahinda. Niyo mpamvu tubwira mu Efeso 4:50 ngo nimugateza agahinda umwuka wera. Agahinda k'umwuka wera gatuma umuntu abangamirwa akabura amahoro, kuko ni amahoro y'umunyabyaha. Rero bw'ubuza amahoro, kandi amahoro akwiye guhabwa umutima, ntahabwa umutwe, ni umutima. Rero umutima ubuza amahoro kubera icyaha, cyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko umwuka wera ari muri wowe. Ikindi abangamiwe kandi umuteje agahinda, rero aragira arishima ari uko wiyujuje n'Imana ukagira amahoro. Niko na Yobu mu gitabo cya Yobu 22:21 havuga ngo nuko rero yuzuze nayo, yuzuze n'Imana ni ukugira amahoro, nibwo ibyiza bizakuzaho. Rero kwiyuzuza n'Imana biguhesha amahoro. Rero iyo uteje agahinda umwuka wera, amahoro yabona ari uko wiyujuje n'Imana cyangwa n'umwuka wera. Rero ni icyo gituma none uzajya gusanga abantu bafite amahoro kandi bari no mu buzima bw'ibyaha, kandi ari abanyempano bafite impano z'Imana. Nubona umuntu ari mu byaha kandi ukabona asa nkaho afite amahoro, umutima utamucira urubanza, uyu muntu ashobora kuba umwuka w'Uwiteka atakiri muri we, kuko abaye muri we ntabwo yakabaye yishira kuba mu buzima bw'ibyaha, yakabaye abangamirwa. Rero umwuka w'Uwiteka ugasanga abazaho bagahanura, bakabwiriza, ukiyose uyu muntu ni gute yakoreshwa gutya n'Imana akaba no mu buzima bw'ibyaha, umutima utamucira urubanza. Rero bamwe bajya babyibaza ngo ni kubera iki? Nuko nyine umwuka w'Uwiteka atakiri muri bo, ashobora kuba yarasigaye kuri bo, akabazaho bagakoreshwa. Haleluya. Kristo Yesu nashimwe. Hano rero dore ikintu gitandukanye nikizabacanga. Yoweri yarabihanuye igice cya 3:1 ngo hanyuma y'ibyo Uwiteka ni uri kuvuga, nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Ntago hanavuze ngo abizera gusa muri Kristo, avuze ku bantu bose. Niyo mpamvu mushiki wanjye mu myaka 5 yatangiye guhanura, kuko umwuka w'Uwiteka usutsweho ahabwa impano ya mwuka ariko atarakizwa. Ubu mushiki wanjye tuvugana Debora unkurikiro bwa 2 wo twonkanye ibere ntago akijijwe. Ngewe ubwanye n'umubyeyi tumusabira gukizwa, ariko azakizwa kuko Imana iteganya kuzamubyaza umusaruro. Icyo dusaba kugira ngo twumvikane bene data kuri iki kintu, mushiki wanjye hari byinshi yagiye ahanura pe, hari n'ibyo yampanuriye. Afite imyaka 9 amanura ikoti naguriye Kenya Nairobi muri lockdown. Mushiki wanjye yarayimpanuriye, ampanura n'ishati nabanje kugura mbere yuko ngura iryo kote. Rwose ibi bintu mushiki wanjye yampanuriye ntabwo ari uko umwuka w'Uwiteka ari muri we, ahubwo nuko Uwiteka ari kuri we. Haleluya. Kuko umuntu kugira ngo umwuka w'Uwiteka abe muri we ni ibiki bisabwa. Ikindi kugira ngo umwuka w'Uwiteka abe kuri wowe ni Imana ibihitamo, si wowe ubihitamo. Ariko kugira ngo umwuka w'Uwiteka abe muri wowe ubihitamo. Kristo Yesu nashimwe. Rero reka twinjire kuri iki kintu ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu n'abakobwa banyu bazahanura. Ubu ngubu bita bikonfirima cyangwa bikomeza icyatumaga mushiki wanjye ahanura mu myaka 5, 6, 9. Ubu ngubu utubambira no gusenga ugasanga no guterana ntabishaka. Bino biva kuki? Nuko umwuka w'Uwiteka yabaga ari kuri we akamukoresha.
ngo abantu ngo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Igituma mushiki wanjye yabihawe nuko Imana itarobanura ku butoni, ibiha ibitanga uko ishaka, umwuka wayo iwushira kuba ishaka. No mpamvu umusazi utanasenze, harabura imitwe bashaka ngo guhanura. Abasazi batasenze abatereje n'abadayimoni muri bo, ushobora gusanga ukoze amanyanga, Imana ikakoresha abahanuzi bazimukanga kumva, ikazaheruka ikoresheje abasazi bagenzi bawe, nk'uko Imana yavuganye na Balamu yanga kumva, ikoresha indogobe gucyaha. Haleluya! Ikoresha indogobe gucyaha ngo ibisazi by'uwo muhanuzi. Biri mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 2, uzasoma umurongo wa 14 umanuka hasi, uzajya gusanga ngo Imana yarakoresheje ururimi rw'indogobe gucyaha ubupfapfa bw'uwo muhanuzi. Ijambo kuba umupfapfa bisobanura kutubaha Imana, kuko kubaha Imana nibwo bwenge, ubwo kutayubaha ni ikinyuranyo, nibwo bupfapfa. Kristo Yesu nashimwe. Rero ubuze kubaha Imana muri wowe, bivuga yuko umwuka w'Iteka batari muri wowe, ahubwo ari kuri wowe iyo uhanuye. Kandi Balamu yari umuhanuzi, yahanuye kuza kwa Kristo, ariko apfuye arimbutse. Balamu yayobeje Abisiraheli. Urumva ko rero umwuka wari umurimo wari uwa Satani, uyobya abantu no kwigomeka ku Mana, ariko umwuka w'Iteka akamuhangaho agahanura iby'Uwiteka kuko yamujeho. Ariko muri we akajya n'umwuka wa Satani muri we, ndetse yagaragazaga imbuto za gishitani, kuko yashakiraga Satani icyubahiro, agashaka kucyambura Imana. Rero umwuka ukurimo, haleluya, ni utuma ushakira Imana icyubahiro. Nubu rero umuntu afite impano z'Imana ariko adashakira Imana icyubahiro, uyu muntu ashobora kuba afite undi mwuka wo kwishakira icyubahiro, cyangwa ari undi mwuka mubi w'ubwibone wa Satani y'imbuto yamuteyemo, kuko umwuka w'Uwiteka ushakira Imana icyubahiro, umwuka wa Kristo ushakira Imana icyubahiro. Iyo ubaye rero muri wowe, nawe wumva unejejwe no kubahisha Imana. Niyo mpamvu wirinda ibyaha kugira ngo wubahishe Imana. Ibi ngibi ni uko umwuka w'Uwiteka ari muri wowe, ashakira Imana icyubahiro. Haleluya! Hanyuma ngo y'ibyo zasuka umwuka wanjye ku bantu bose, ntabwo ari bamwe, ni bose. Abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa. Niyo mpamvu rero ku bantu bose uyu mwuka w'Iteka kujeho, wahanura, wabwiriza, wakwigisha. Ibi simbyirata, nubwo nahawe impano yo kwigisha, ibi bisaba umwuka w'Uwiteka kuba kuri nge kugira ngo nigishe. Noneho kwera imbuto zikwiriye abihannye bisaba umwuka w'Uwiteka kutaba kuri nge, ahubwo kuba muri nge. Haleluya! Naho dutandukana n'abanyempano batubaha Imana. Iyo ufite muri wowe kubaha Uwiteka, ntabwo wishimira kuba mu buzima bw'ibyaha, ahubwo wishimira kubahisha Imana. Yes, n'imbuto wera. Niki cyatumye Yohana 15 umurongo wa 8 Yesu yaravuze ngo ibi nibyo byubahisha data. Yohana 15 umurongo wa 8 ngo nuko twera imbuto nyinshi, hanyuma tukaba abigishwa be. Urumva ibyubahisha data uri mu ijuru, nuko twera imbuto nyinshi. Kandi kugira ngo wera imbuto nyinshi, birakwiye yuko umwuka wera aba muri wowe, kuko imbuto zibiza mwuka wera. Zo twavuze mu Bagalatiya 5 umurongo wa 22: urukundo, ibyishimo, kwihangana, amahoro, kwirinda, kugwa neza. Rero iyo umuntu abuze urukundo muri we, akabura kwihangana, akabura kwirinda, akabura kugwa neza, akabura amahoro, akabura ibyishimo, akabura izo mbuto zitandukanye za mwuka, abagaragaza iyo utangiye kwera imbuto zinyuranye n'izi, ubugaragaza umwuka ukurimo wakwinjiriye. Kuko umwuka ukurimo ni utuma imyitwarire yawe igaragara. Rero iyo ufite undi mwuka, imyitwarire yawe ihakanya. Niyo mpamvu uzajya gusanga Petero umwuka w'Uwiteka ataraba muri we, yabashaga kuza kuri we agahanura akamenya ko Kristo ari umwana w'Imana. Ikindi, Satani kuko azi neza ko Petero atarahinduka, Satani akaba yaza kuri we nawe akamuvugiramo. Yesu agacyaha Satani uri muri Petero. Ibi tubisanga mu gice cya 16 Matayo. Kuba kubyerekeranye umwuka w'Uwiteka kuba kuri wowe, iyo yaje kuri wowe bigenda bite? Ntago wera imbuto, ahubwo ukorera mu mpano. Impano za mwuka ziragaragara. Yesu Kristo nashimwe. Iyo umwuka w'Uwiteka ari muri wowe bigenda bite? Ntago ari impano zigaragara, ni imbuto zigaragara. Rero iyo wigenzuye, Yesu aravuze ngo ntabwo bazatumenyera ku mpano zacu, bazatumenyera ku mbuto zacu.
bishatse kuvuga iki? Imbuto zacu zizagaragaza umwuka uri muri twe udutera kwera izi mbuto. Haleluya. Tugende muri Matayo gice cya 16 umurongo wa 16. Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo biguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti, uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Nisho bisobanura Petero bisobanura urutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru. Haleluya. Kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Maze yihanangiriza abigishwa ngo batagira uwo babwira ko ari we Kristo. Kubera iki? Kubera ko umwuka w'Uwiteka waruje kuri Petero uhishura Kristo Yesu wari we. Hano Petero ntabwo umwuka w'Uwiteka uraba muri we. Hano Petero aracyabasha kugendana inkota, aracyabasha guca umuntu ugutwi. Mani magambo, muri Petero haracyarimo umwuka wa Petero nkawe, ndetse abasha gukora nkawe ndetse. Ariko iyo umwuka w'Uwiteka mujeho abasha guhishurwa Kristo agahanura. Yesu ahera ko yigisha abigishwa be, ngeze ku murongo wa 21 Matayo 16. Yesu ahera ko yigisha abigishwa be ko akwiriye kujya i Yerusalemu akababazwa uburyo bwinshi n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi, akicwa akazazurwa ku munsi wa gatatu. Ari kuvuga umugambi w'Imana wo gucungura umuntu, ko Kristo akwiye gushirwa mu maboko y'abambuzi, agapfa akazuka akamena amaraso kugira ngo akize ubugingo bwa benshi, kandi akabasha no kuzuka kugira ngo twebwe tubashe kwerezwa n'ayo maraso ya Kristo. Petero aramwihererana atangira kumuhana ati, biragatsindwa mwami, ibyo ntibizakubaho na hato. Arahindukira abwira Petero ati, subira inyuma yanjye Satani, umbere igisitaza, kuko ibyo utekereza atari iby'Imana, ahubwo utekereza iby'abantu. Uyu ni umurongo wa 23 ugaragaza ko Satani nawe ashobora gutekereza iby'abantu. Kuko hano ntabwo yasavuze ko acyashye Satani muri Petero, kubera ko Yesu hano yarazi gutandukanya Petero uvuga, agatandukanya n'Imana ivugiye muri Petero, agatandukanya na Satani uvugiye muri Petero, agatandukanya na dayimoni ivugiye muri Petero, abasha gutandukanya na Petero uvuze ku giti cye. Rero Yesu yamenye neza ko umwuka w'Uwiteka waje kuri we, asobanura ko Kristo Yesu ari umwana w'Imana, arabyatura. Ataya kwirangira ngo batahita babyatura babimenyesha abantu bose ko Kristo arashaka ko n'imirimo ye imuhamya yuko ari Kristo. None ikintu gitangaje, arabihererana atanga n'itangazo ko Petero ari urutare, akwiye kumuhindura urutare, kuko Simoni, umuzakore research, Simoni bigiye kugirana isano n'ikibabi gihuwa n'umuyaga, niko no kwiza kwa Petero kwari kumeze. Abasha kwiyakana Kristo kubera ubwo, ariko yarakwiye guhinduka urutare kugira ngo abashe gushira amanga atakinyeganyezwa mu kwizera, ubwo babugakurwaho agasigira abasha guhamya Kristo nta bwoba. Niyo mpamvu arakwiye gukomezwa agahinduka urutare. Rero Yesu amwise urutare, bisobanura Petros cyangwa Petro. Ahangaha atangiye kuvuga ngo ntibikabeho yuko bakwica. Umva Yesu avuze impamvu yamuzanye, ko akwiye kuzatangwa akicwa ku munsi wa gatatu akazuka. Avuze ko ari umugambi w'Imana. None Petero we ayita Satani amuprofita, aramwinjirira, bisa nk'aho ari amarangamutima y'impuhwe agiriye Yesu. Kumbe ni Satani wamaze kwiyurira ku mutwe wa Petero. Ahita amubwira ngo ntibikabe, biragatsindwe, ntibikabe ibyo ngibyo. Yesu ahita avuga ngo mbe nyuma Satani. Reba, uwiswe urutare yiswe Satani. Ntabwo Yesu yise Petero Satani, ahubwo Yesu ureba mu mutima ndetse akareba ikiri ku muntu, yahise abona yuko ari Satani ari kuvugana nawe wuririye kuri Petero, ko Satani ni ikiremwa cy'umwuka. Rero umuhanuzi wese ufite impano y'ubuhanuzi yo kuba yakumva ijwi ry'Imana cyangwa akavugishwa n'Imana, yaba mu buryo bwo kwerekwa cyangwa mu buryo bwo kumva ijwi cyangwa mu nzozi, umuhanuzi wese iyo atabaye maso ashobora guhanura ibye, kuko hano Petero azi yuko ari kuvuga nkawe. Ikindi Satani aba ari we noneho umuvugiramo kandi avuga iby'abantu, kuko hano Yesu ngo arahindukira Petero ati, ni Matayo 6:23, arahindukira Petero ati, subira inyuma yanjye Satani, umbereye igisitaza, kuko ibyo utekereza. Ari kuvuga na Satani, ari kuvuga na Petero, ari kuvuga na Satani wuriye kuri Petero.
ngo kuko ibyo utekereza atari iby'Imana ahubwo utekereza iby'abantu. Bishatse kuba yuko ugutekereza kwa Petero guhuje n'ukwa Satani, kuko Petero ni umuntu, Satani si umuntu. Yesu ibyo ari kuvuga ku murongo 23 Matayo hano 16 acyashe Satani, abwira Petero ngo arahindukira abwira Petero, uyu ni Yesu, subira inyuma yanjye Satani. Ari kubwira Petero, ariko ntago Petero ari we wiswe Satani, ahubwo Yesu ari gucyaha Satani ururiye Petero. Noneho aramubwira ngo ibyo ngo mbere gisitaza, kuko ibyo utekereza atari iby'abantu. Ariko yuko Satani atekereza nk'abantu, ahuje ibitekerezo na Petero. Bivuye ko rero Petero uko yatekereje byahuje nuko Satani atekereza. Noneho Petero akiri kwibaza uburyo yabivuga, Satani aramuattractinga. Niyo mpamvu gutekereza kwacu dukwiye kwirinda ibyo dutekereza. Niyo mpamvu tubuzwa gupfa guhereza ibitekerezo byacu ibintu byose, kuko ushobora gutangira gutekereza ku bintu by'abantu ukagira ngo niwo bitekereje, ukemvita Satani kugufasha mu bitekereze yawe. Urugero, ugatekereza kujya gusambana. Gusambana ni imirimo ya kamere. Urumva ko hano ugutekereje ibya kamere, hanyuma Satani nawe rero akahita gutegurira abo musambana, akoreza umwuka w'ubusambanyi akawukuzanaho ugufasha kujya gusohoza ibyo watekereje. Urumva ko hano gutekereza kwawe ni ukwa kamere, ni ukwawe nk'umuntu. Noneho kugutegeka kujya gusambana, Satani nawe agashigikira igitekerezo cyawe. Kubera iki? Ko hano nicyo Yesu ashatse kuvuga ngo Satani umbere gisitaza, kuko utekereza iby'abantu. Bishatse ko Satani abasha gutekereza nk'abantu ndetse agashiga ibitekerezo by'abantu. Fa ko bino bitekerezo birwanya umugambi w'Imana. Kristo Yesu nashimwe. Niyo mpamvu dukwiye gutunga gutekereza kwa Kristo, ni ijambo rya Kristo rikaba muri twe rigwiriye. Reka nyibasubire kwa Kolosayi, murebe igituma dukwiye gutunga ijambo ry'Imana rikaba muri twe rigwiriye, kugira ngo nitugira ibitekerezo by'abantu bikarwanya Imana muri twebwe, tuzabasha kubita. Kuko hari igihe Satani abishigikira, tukisanga turi gutekereza iby'abantu na Satani akabishigikira, tugatekereza kimwe na Satani tukabyumva kimwe. Ibi ngibi kwa ngo nkwereke ko umwuka w'Uwiteka yaje kuri wowe, abasha kugukoresha, wahanura, wavugishwa, wabwiza. Niyo mpamvu amagambo tuvuga ashobora kugira ubuzima cyangwa agatwara urupfu, kuko ururimi rurica kandi rugakiza, baba rukunda agatungwa n'icyo ruzana. Rero kwiye kwitonda ibyo uvuga, uba ufite igitereko cyabyo mu mutima, uba ufite amagambo y'Imana muri wowe. Nuvuga uvuga ubuzima buvuye mu ijambo ry'Imana. None nutunga amagambo y'abantu, uzajya kuvugwa ubuzima bw'ibyo abantu uheruke utangiye gukoreshwa na Satani ugira ngo ni wowe, kumbe Satani yamaze kuguhangaho, umwuka we nuri kugukoresha. Niyo mpamvu rero umuntu wese ashobora kuvangirwa iyo atabaye maso. Tugenda no kuri iki kintu twihute. Abakolosayi 3 umurongo wa 16, reka twumve icyo Imana ivuga kuri amagambo. Abakolosayi 3 umurongo wa 16, umva uko havuga: ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye. Kubera iki batubwiye ngo ribe muri twe? Ntabwo bavuze ribe kuri twe. Ribe ntabwo ari kuba muri twe mu mutwe, ni ukuba muri twe mu mitima, rigwiriye ari byinshi, rifite ubwenge bwose. Bivuga yuko rino jambo rya Kristo rimaze kugwira muri wowe, rigira ubwenge bwose. Ubu bwenge bwose harimo ubw'Imana, hari n'ubw'abantu buboneye, butari bwa bundi burwanya Imana. Kuko hano ijambo rya Kristo ngo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose. Mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka. Urubi ibihimbano by'umwuka bivuye mu ki? Mu ijambo rya Kristo rigwiriye muri mwe, rifite ubwenge bw'ubumana. Bizatuma ngo twigishanya, duhugurana no muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka. Uyu ni umurongo wa 15 ndi gusoma, Abakolosayi 3. Ngo muririmbirana ishimwe mu mitima yanyu. 17. Kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora, mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Aya magambo ari kukwereka yuko ari kubwirwa abakristo bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Aba Bakolosayi bari barakunze kuba muri Kristo, ariko ntibemeraga ko amagambo ya Kristo aba muri bo. Noneho bigatuma gukizwa kwabo babasha kuguhakanya. Mwani magambo bikamera nk'ibyo Tito yabwiwe, igice cya 1 umurongo wa 16, Tito ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bivuga ko Kristo abantu azihakana abamwihakanishije ibyo bakora, kuko Kristo nivuga yuko uri muri we urasabwa kugenda nk'uko Yesu yagendaga.
ni biri mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 2:6 haravuga ngo niba uvuga ko uhora muri Kristo urasabwa kugenda nk'uko Yesu yagendaga, kandi ntibishoboka kugenda nk'uko Yesu yagendaga mu gihe umwuka wa Kristo utari muri wowe. Ndaje nkwereke umwuka wa Kristo uri muri wowe bitandukanye no kuba ari kuri wowe. Nabwo ko ari kuri wowe ukoreshwa mu mpano Kristo yaguhaye. Iyo ari muri wowe wera imbuto ugenda nka Kristo. Haleluya. Kandi ngo icyo muzavuga cyose, urumva hano ibyo uvuga ntibikwiye kuva mu mutima aho Kristo afite icyicaro, ngo nibyo muzakora urubone mu magambo cyangwa mu bikorwa, ngo byose ni myiza rya Yesu Kristo bisabwa gukorwa dushima Imana Data wa twese ku bwa Kristo. Rero Kristo akwiye guhabwa icyubahiro muri twe. Niyo mpamvu umwuka wa Kristo Yesu yaravuze ngo umwuka wera naza ngo azanyubahisha, kuko ngo azenda ku byanjye nibyo azababwira, ababwira n'ibyenda kubaho. Ariko rero umuntu wese ufite umwuka wa Kristo muri we ashakira Kristo ko yubahwa, ntabwo ari mu magambo gusa, ndetse no mu myitwarire yawe wumva yuko Kristo akwiye kubahwa muri wowe. Niyo mpamvu ngo ibyo uzakora byose mu magambo cyangwa mu bikorwa bikore ushima Imana Data wa twese mu izina rya Kristo Yesu, kandi ubikore ku bwa Kristo. Ntubikore ku bwawe, ubikore nk'uko Pawulo ngo yabambanywe na Kristo ariko ariho, nyamara si uriho, ni Kristo uri muri we. Rero Kristo kuba muri Pawulo byatumye ngo Kristo ibyo akora byose Pawulo nako abikora byose ku bwa Kristo, kunezeza Kristo. Rero uyu mwuka wa Kristo ari muri wowe ngo ubasha kweriza imbuto za Kristo, kuguhamya Kristo mu magambo no mu myitwarire ugahamya Kristo. Ariko nubona umuntu ari guhakanya Kristo mu myitwarire, ari guhamya yuko umwuka wa Kristo umuzaho ariko nturi muri we. Abakolosayi icyo nico cyangwa dusomye ko ijambo rya Kristo rikwiye kuba muri twe rigwiriye. Iyo rimaze kugwira muri twe ngo riduhereza ubwenge bwose. Ubwenge duhawe ni ubw'Imana, ikindi nubwo abantu buboneye, ikindi ngo bikadufasha kwigishanya, guhugurana muri Zaburi n'indirimbo. Iri jambo rya Kristo iyo ritaba muri Didier byari kungora kwigisha bino bintu muri rusinga rw'ibyo Kristo ashaka, kuko nshakira Kristo icyubahiro, n'impamvu nkwiye kugira umwuka wa Kristo. Reka mbereke n'irindi jambo riri mu Bakolosayi cya 2:6 umva uko havuga. Nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu, bari kubwirwa bamwakiriye umwami wacu, aba ariko mugendera muri we. Bivuye ko bano abantu bari kubwirwa basanzwe bagendera muri kamere zabo kandi barakiriye Kristo. Rero bari kumuhakanya. None Paulo aravuga ngo rero nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, abe ariko mugendera muri we. Cyo ni icyambere. Cya 2:7 Abakolosayi 2:6 ndawurangije. Bakanga ngo mushoreye imizi muri we, kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Amen. Urumva ko hano bari kutubwira ngo kwakira Kristo ntibihagije, aba baramwakiriye, ariko bari kubwirwa ngo bagendere muri we. Ntabwo kumwakira ngo bihagije, uko bamwakiriye ntabwo abaciye intege, namwe ngo ahubwo mugendere muri we nk'uko mwamwakiriye. Cya 2 mwemere kubakwa muri we, kuko ijambo rya Kristo ryo ritwubaka muri we. Icya 3 ngo twubatswe muri we, dukomejwe muri we, ndetse no kwizera nk'uko twigishijwe. Niyo mpamvu rero haba cyitwa guhugurana no kwigishanya, turakwiye yuko twubakwa muri Kristo tukagendera muri we. Tugarutse kuri iki kintu, ngaruke ku jambo ryitwa umwuka wa Kristo ni gute aba muri wowe. Iyo abaye muri wowe biragusaba kumwizera, kuko ntiyaba muri wowe utamwizera. Niyo mpamvu abantu bamwe rero bibaza ko njyewe se hari umudamu umusiramukazi, ntabwo ari ngo kumuvuga mu izina. Uyu musiramukazi yambeye ko yigeze guterana mu barokore mu cyumba cy'abasengesho, yerekwa hari imbwa iri gusohoka mu mukobwa umwe arikanga. Rase bino bintu ndebye, nono nyuma hashize iminsi uwo mukobwa asaminda, asa nk'uwishinga atwara inda, ariko yagiye mu busambanyi. Noneho nambwira ngo niye ko yumvishe nari mvuze ngo umuntu ashobora kuba afite umwuka wo gusambanya, Imana ikamuzana mu ishusho y'imbwa. Uwo mudamu ati ngo uzi ko ibyo bintu ntigeze mbyerekwa, uwo ni umusiramukazi utarakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko kuba ataramwakiriye umugabo w'Uwiteka wamujeho ari mu materaniro, aheruka koze iki? Yerekwa umwe mu bakobwa ubitongo umurokore, uyu si umurokore, yateranye mu barokore, ariko umwuka w'Uwiteka muza amwihishurira umwuka w'ubusambanyi uri mu mukobwa, abona imbwa isohoka muri we, arikanga. We yagize ngo ni imbwa iri live, kuko ryari yerekwa ryari live. Urumva ko uyu ni umusiramukazi ufite impano kwe, umwuka w'Uwiteka mujeho, kandi we ntiyakijijwe. Unagiye kumusura afite nyirarume, niwe wari untwayeyo. Nyina wo mukobwa we yarakijijwe, mwatuza agakiza, Imana inyereka
agiye gucyurwa, Imana igiye kumukuraho. Turasenga Imana ibikora, ariko Imana imbwira yuko yari agiye mu busilamu aragaruka we nayo ngiye gusukongera ngo mbese mwatuza agakiza bundi bushya. Nyina w'uwo mudamu yagiye nk'umugeni amaze kugaruka mu murongo w'agakiza, ariko uwo mu mwana wiwe njyana na nyirarume kuko yari yumvisha ubwo buhamya bwanjye. Noneho bituma njyana na nyirarume dusenganye, nibwo yambwiye ubwo buhamya ko nawe yagisenge mu barokore, agira ibintu yerekwa kandi atari umurokore, yarazi yuko ari iby'abarokore gusa. Ngo ntubasilamu hari Imana zigitanga izo mpano. Hano hakaza ikibazo, ni gute Imana itanga impano mu batarizeye Kristo kandi batamwakira nk'umwami n'umukiza? Kristo Yesu nashimwe. Nzifasha kara kantuza harafite agatambaro ntanaguri hano, urabugize neza. Kristo Yesu nashimwe. Urumva ko uyu mudamu ntiyakiriye Kristo, ariko umwuka wa Kristo umujeho, umuhereza kurondora ko hari umusambanyi kari ku ruhande. This side. Ya Kristo Yesu nashimwe. Dukomeze. Urumva ko uyu nguyu umwuka w'iteka mujeho, yateranye n'abandi, ariko yeretswe umwuka w'ubusambanyi ugaragara kuva muri we. Hashize iminsi abasamye inda. Bigaragara yuko umwuka w'iteka ushobora kuza no ku mupagani utizera Kristo. Rero ibi ngibi ntibizagukange, uyu nguyu ntafite umwuka wa Kristo muri we, niyo mpamvu atagena nka Kristo, nta nubwo yanamuhamya. Ariko umwuka wa Kristo wakumuzaho agakoreshwa na Kristo. Niyo mpamvu rero udakwiye gutanga ngo kubera iki runaka atarakizwa kandi akafite impano yo guhanura kandi ibyahanura Imana ivuga. Hari abagira ngo ni imyuka y'abadayimoni y'abakurambira pana. Dushingiye kuri yo we, Uwiteka ngo azasuka umwuka we ku bantu bose, ntiyavuze ku bantu bamwe. Urumva ko nugusuka umwuka ku bantu, ntabwo ari mu bantu mu mitima. Hano rero tugende muri Baroma, urebe igituma umuntu abasha kwera imbuto, ikindi akagaragaza imbuto z'ubuntu. Biri muri Baroma 8 umurongo w'10. Haravuga ngo niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha. Baroma 8 umurongo w'10. Niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka uba ari muzima kubwo gukiranuka. 11. Ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe, iyazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Uyu ni umurongo wa 11 Baroma 8 umurongo wa 11. Abari kubwirwa bano ntabwo bari kuvugana, bari kubwirwa ko hari umwuka uba kuri bo, bari kubwirwa ko hari umwuka uba muri bo. Reka soye umurongo wa 10. Ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu, bari ko umwuka w'Uwiteka Imana Data, umwuka w'Uwiteka Imana, niba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe, iyazuye Kristo Yesu izazurana n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Hano Paulo ari kubwira Abaroma ngo umwuka wa Kristo, umwuka hari uje kuri kuvuga ko ari umwuka wa Kristo. Reka mbikore ku murongo w'9 hano. Umurongo w'9 w'iki gice cy'Abaroma 8 hari ngo ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka. Niba umwuka w'Imana aba muri mwe, ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Niko umurongo w'9 havuze. Rero iyo bavuga ngo umwuka w'Imana, wakwitwa nanone umwuka wa Kristo, kuko umwuka wera yitwa ko aturuka kuri Kristo agaturuka no ku Mana Data. Rero yitwa wa Kristo akitwa n'uw'Imana Data. Ahangaha rero nicyo Abaroma 8 umurongo w'9 bari kuvuga. Abadukurikiye muhasome ngo ariko mwebwe ni muri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka. Niba umwuka w'Imana aba muri mwe, muri ab'umwuka. Niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Umurongo amagambo B y'umurongo w'9 Abaroma 8 ngo ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Bivuga yuko umwuka wa Kristo ushobora kuba ku bantu ukabagaragaza, ukabitiranya ugira ngo ni aba Kristo, ariko hano aravuga ngo niba umwuka wa Kristo, ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Bishatse kuvuga ko kuba uwa Kristo bigusaba kugira umwuka wa Kristo. Umurongo w'10. Niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka uba uri muzima kubwo gukiranuka. 11.
niba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe, bari kukwereka yuko ntabwo ari imyuka ibiri bari kuvuga hano, bari kukwereka ko umwuka wa Kristo ni nawo mwuka w'iyazuye Kristo kuva mu bapfuye. Uyu mwuka rero ngo niba muba muri twe, imibiri yacu izazuranwa, iyazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yacu kubw'umwuka wayo uba muri twe. Aba babwirwa ni abafite umwuka wera muri bo, ntabwo ari abafite umwuka wera kuri bo, ni abafite umwuka wera muri bo. Nuko rero bene data, turimo umwenda ariko si uwa kamere, dufite ideni ngo y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo, kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa. Bari kubwira abafite umwuka wera muri bo. Bivuga yuko ushobora gukurikiza ibya kamere y'umubiri kandi ufite umwuka wera muri wo, mwene magambo ukamuteza agahinda ugakora ibyaha nkana. Ngo ariko nimwicisha umwuka, ingeso za kamere muzarama. Bari kukubwira yuko ingeso za kamere zifite icyicaro mu mutima. Niyo mpamvu umwuka akwiye kugira icyicaro mu mutima wawe, umwuka wa Kristo, kugira ngo wice ingeso za kamere. Ntabwo hano wica kamere, ahubwo wica ingeso ze. Umurongo wa 5 Abaroma 8 igitabo igice cya 8 to cy'Abaroma cyose ngikunda kubi. Igice cya 8 umurongo wa 5 mvukuntu Paulo abivuga hano ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umurongo wa 6 umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Niyo mpamvu muri kamere zacu ntago gukizwa kujya kubaho. Yowe ko muri Didier muri kamere yanjye ibyaha byose bishoboka biri ku isi n'ibitaranabaho nshobora kubikora. Muri njye harimo ubushobozi bwo gukora ibyaha byose bishoboka, fa kuba mfite iyi kamere. Ariko kugira ngo bino byose bishoboke, Paulo aratubwiye kugira ngo bino bikunde, nubwo naba mfite umwuka w'Imana muri njyewe, ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri. Biransaba ko nita ku by'umubiri urarikira kugira ngo nkurikize ibya kamere y'umubiri wanjye, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Urako no kugira ngo wite ku by'umwuka w'Imana, umwuka w'Imana yifuza yuko tuyoborwa nawe, twera imbuto zikwiriye bihari: urukundo, kwihangana, amahoro, za mbuto 9 ziri Galatiya 5 umurongo wa 22. Ni rero kuzitaho ushaka kuzera ushobozwa na Kristo kwera, kuko aravuze ngo ntacyo mubasha gukora mutamfite. Nuko ishami ritabasha kwera imbuto ritagumye mu muzabibu, ngo niko natwe abakristo tutagumye muri Kristo ngo nawe agume muri twe, ntitubasha kwera imbuto za Kristo. Niyo mpamvu umwuka wa Kristo ukwiye kuba muri twe kugira ngo twere imbuto. Rero nawo umwuka wa Kristo yari kuri twe, dukoreshwa mu mpano. Tandukanye ibintu bibiri: nubona ukorera mu mpano ariko muri wowe kumva nta nyota y'imbuto, ubwo umwuka w'Iteka ntari muri wowe, ahubwo ari kuri wowe. Sa umwuka w'Iteka abe muri wowe kugira ngo abashe gutwara kamere yawe, kuko ntiwayitegeka. Urasabwa kugandukira Kristo, hanyuma wamara kumugandukira agatwara, kuko abari mu butware bwa kamere. Niko Abaroma 8 umurongo wa 8 avuga ngo ntibashobora kunezeza Imana. Ubwo unezeza Imana nutwara kamere, kandi baratubwiye ngo urasabwa kwicisha mwuka ingeso za kamere. Kuko ingeso za kamere zikeneye umwuka wa Kristo muri wowe. Umwuka wawe ntiwakwisha ingeso za kamere, ahubwo ukeneye umwuka wa Kristo muri wowe kugira ngo ingeso za kamere uzitsinde. Niyo mpamvu umwuka wa Kristo gutera kwera imbuto yitwa kwirinda, maîtrise de soi, self control. Umwuka wa Kristo uto muri wowe ubangamirwa, ukumva yuko ukwiye kwamubuza bwo kunezeza Kristo. Rero niyo mpamvu dusabwa kugira nk'uko Kristo yagenaga, niba koko tuvuga yuko turi muri we. Rero abantu twitegura kuzura umwuka bundi bushya wa Pentecote, turi kwitegura kwinjira, haranira kuzura umwuka akubeho, ikindi abe muri wowe. Kuko nakubaho gusa akagarukira kukubaho, ntiwemere yuko aba muri wowe, uzuzura umwuka uhanure, ariko usigare utari uwa Kristo. Kuko umwuka wa Kristo ukwiye kuba muri twe kugira ngo duhamye ko turi aba Kristo. Nicyo cyatumye bano Baroma babwirwa ngo umurongo wa 11 ngo 8:11 ndi kwerekera hafi ku musongo: ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe, yazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Iri jambo ni umwuka uba muri twe. Nuko rero bene data, turimo umwenda ideni, ariko si umwenda wo gusoza ibya kamere, ahubwo dufite ideni rya mwuka wera uri muri twe. Ideni rya mwuka wera muri twebwe ni ryo kwera imbuto.
rero abarokore benshi ntibashaka kwishyura rino deni, ahubwo bahora bashaka kwishyura ideni rya kamere, kandi kamere yarishyuwe. niyo mukozi w'Imana murakoze cyane muko muradusobanurira kandi turiko turatahura. Nifuje kumenya ko hari abakristo benshi bagira ikibazo cyo kumenya ese jewe ndafite umwuka w'Imana cyangwa nawe ndagira. Ugasanga umuntu ari aho hantu, kuko kenshi baratwigisha bakatubwira ngo tutarahanura, tutaravuga mu ndimi nta mwuka w'Imana araza kuri twebwe. Ese twamenya gute ko tumaze kuronka umwuka w'Imana cyo tutaramuronka? Wabanza twishure ngaho amakandi akakubaza muri intumwa byakozwe mu gice cya mbere umurongo wa 5. Reka mbanze sobanure ko ari isezerano, kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Simbuka umurongo wa 8 asobanura yuko niba batirishwa umwuka wera ngo bizagenda bite, ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Iki ni ikimenyetso rusange Yesu yatanze cyuko abazabatizwa mu mwuka wera akabamanukira, akamanuka aje kuri bo, ikindi akaba no muri bo. Kuko hano yavuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Ijambo kumanukirwa ni ikintu kikujeho, ntabwo ari ikintu kikujemo. Ahangana n'abamanukira ahita avuga ngo muzaba abagabo bo kumpamya. Kuba umugabo wo guhamya ni uguhindurwa undi muntu, kuko Petero igihe umwuka w'Iteka muzagaho ntabashaka guhamya Kristo, abashaka kumwihakana, ariko igihe yamujeho akamuhindura umugabo, umwuka wera ikindi akaba muri we, kuko yasobanuye ngo umwuka wera naza ntago azabana namwe, ikindi abe muri mwe. Rero hari icyitwa ndi kuba ku bintu bitatu: kuba umwuka w'Iteka yaza kuri wowe akaba muri wowe, ikindi akabana nawe. Hano Yesu yavuze ngo hari cyo wabumbaje ngo ni gutumurame ko yakira umwuka wera. Ahangana yimaje kuvuga ko umuntu wizeye Kristo niwe ari abwirwa hano yarategereje kwakira umwuka wera. Reka sobanura igituma aba ikigihe bari bataramwakira kandi baramwizeye, aricyo gituma bamwe bibesha ngo ntibarawufite kuko batahanuye. Hano ikimenyetso rusange Yesu atanze umwuka wera nabamanukira, ntabwo avuze ngo bose bazahanura, yaravuze ngo ikimenyetso rusange bose bazahinduka abagabo bo guhamya. None ukabaza umuntu uvuga ko adafite umwuka wera, yaba afite isoro ryo guhamya Kristo? Yemera ko yakijwe, yabasha kubihamiriza abandi yuko ari umurokore, yahamya Kristo mu bandi, yatanga ubuhamya ko hari aho Kristo yamukuye? Mbese hari inyota yumva muri we imubangamira kumva nta mahoro? Uwo mwuka yaba ari muri we, kuko umwuka wa Kristo ngo niba uri muri twebwe ntabwo twemerera kamere gutwara, ahubwo wumva ubangamiwe na kamere kuko iri kwishuza, kandi hari n'ikindi cyishuza umwuka. Kuko umwuka iyo ari uwa Kristo muri wowe ntabwo uwuhabwa buri wese. Umuntu wese wakijijwe yahabwa umwuka wera, ariko nanone iyo uhawe umwuka wera akwiye kuba muri we nk'ikimenyetso cyane yuko ari uwa Kristo, kuko udafite umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Ariko ushobora gusanga hari abantu bafite umwuka wa Kristo ubazaho ariko batawufite muri bo. Abo ngabo rero bashobora gushidikanya, kuko ikiduhesha kuzura umwuka ntago ari uko twizeye Kristo gusa. Kuko natanze urugero, mushiki wanjye ntago arakizwa ariko yuzuye umwuka arahanura, kuko bino biva mu guhitamo kwibara kuvuga ngo uzasuka umwuka wayo kwano bose, ahubwo umwuka wa Kristo ni gutamenya ko ari muri wowe. Nuko muri wowe havamo icyitwa bwa buhamya bwo kumva wamuvuganira. Kuko Yesu ndaje nkwereke icyatumye acyaha Petero, yari Yohana na Yakobo, yarabacyashye bashaka kwemvoka umwuka wa Eliya. Yesu arabacyaha ngo ntimuzi umwuka ubarimo. Yarimo bereka yuko aravuga ngo njyewe sinaje kurimbura ahubwo naje gukiza. Yesu ari kubereka yuko umwuka we ushaka ko abantu bakira, abo bifuza bya nibyo kuvuma gusara abantu impfu n'ibiki n'ibyago. Uwo mwuka ngo ntabwo ari uwa Kristo. Ubwo rero uwa Kristo yari muri wowe agutera kugira imbabazi, agutera kweriza imbuto. Rero muri wowe niba wumva nta mbuto y'imbabazi, ukumva muri wowe nta mbuto y'urukundo, ukumva muri wowe izi mbuto za mwuka wera, ukumva muri wowe nta nyota yazo, nta nubwo wumva ufite influence yo kuba wazera, iki ni ikimenyetso kigaragaza ko uwo mwuka atari muri wowe. Kuko uwa Kristo ugutera kweriza imbuto, ni nawe uhamya Kristo mu myitwarire, ugamye kuri uwa Kristo. Kuko ngo ibi nibyo byubahisha Data, yuko twera imbuto nyinshi hanyuma tukabigishwa. Urumva ko Yesu ari guhamya ko kuba umwigishwa be bigusaba kwera imbuto, kandi izi mbuto zamye yuko uri uwa Kristo.
kandi bikubahisha nde? Data. Mu izina rya Yesu. Noneho hano reka mvuge ikimenyetso gituma duhabwa uyu mwuka, kiri muri Yohana 7. Icyo nshaka kugusubiza, Yohana 7:39. None uhite wabaza ikindi, Yohana 7:39 umva uko havuga. Ku 38. Unyizera, hano Yesu ari gutanga kondisiyo. Unyizera, Yohana 7:38, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Bavugaga mu mutima ndani, kuva muri we, ntabwo ari kuza kuri we, izatemba iva muri we. Umwizera nk'uko ibyanditswe bivuga. 39. Ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera. Uwo abamwizera, ntabwo ari abatamwizera, uwo abamwizera bendaga guhabwa. Ariko ubwo umwuka yari ataraza, kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Amagambo hakaza ikibazo. Bivuga ko Yesu amaze kwakira ubwiza bwe, amaze kwicara uburyo bwa se, nkuko bihora igice cya mbere umurongo wa mbere kuza ku wa 3 avuga ngo amaze kwicara iburyo bwa se hejuru y'Imana ikomeye cyane, ngo nibwo bigaragara ngo ategeye ko Imana ishabanzi be musi birenge bye. Ahangaha Yesu amaze guhabwa ubwiza bwe, nibwo noneho abizera muri we yarakwiye kubohereza umwuka wera. Ariko mu kubohereza abamwizera ntabwo ari kuba kuri bo gusa, ahubwo akwiye kuba kuri bo nk'ikimenyetso mu batizera. Niyo mpamvu bagize umuriri n'ibirimi byakumuriro kuri bo, byari ibimenyetso y'uko bawubatijwemo waje kuri bo, ariko nanone ntibagarukiye kuba kuri bo, ahubwo wagiye no muri bo. Aricyo gituma Yesu avuze ngo ibyo yabivugiye yerekeye ku mwuka wera, uwo abamwizera bendaga guhabwa. Ubwo ngubwo abadakwiye guhabwa uyu mwuka ni abatizera Yesu, ariko uwo mwuka ashobora kubazaho ntibawuhabwe muri bo. Urakoze. Nashaka kubaza kandi kabazo. Hari igihe abantu baba barakora bagakizwa, ariko hakaba hari ingeso za kamere bakigenderamo. Ugasanga umuntu yarakijijwe ari mu rushengero, ariko akantu ko gutukana karacarimo, akantu ko kuvuga amagambo menshi karacarimo. Ese uwo muntu umwuka wera uba umaze kumujamo, akaba gifite n'ibindi bintu agikora by'ingeso za kamere, canke biba bimeze bite? Uvuze neza ikibazo abantu benshi bibaza. Ushobora gutukana umwuka wera ari muri wowe. Suko umwuka wera, abantu banyumve neza, ntago navangiwe. Ushobora gutongana ukarakara ukavuga nabo umwuka wera ari muri wowe. Ibi bintu biva kuki? Ni ikibazo hangaha kiri hano. Iyo bigenze gutyo ubukoze iki? Umwuka wera kumva ute? Tureka tubise mu Befeso tukirangiza aho ngaho, kuko turi kwerekera ku musozo. Ariko ikibubajije ugize neza, kuko icyo kintu ari kukivugaho. Mvuga hano mu Befeso 4 umurongo wa 30. Abefeso 4 umurongo wa 30. Kuko urabona ko ni gute umwuka wera ashobora kuba ari muri wowe, umuntu ugasanga ingeso za kamere hari ukuntu zigaragara. None birashoboka ko umwuka wera ari muri wowe kandi ukagaragaza ingeso za kamere, kandi umwuka wera ari muri wowe? Iki ni ikibazo hari abakibaza. Urakoze kubabariza Steven. Hanyuma dore ko tubivuga umurongo wa 30 kandi ntimuteze agahinda. Abefeso 4:30. Kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa, gukurwa ku isi hano. Kuko ababwirwa ni abacungwe bemeye gukizwa, agakiza kari mu buryo butatu. Hari ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ugahabwa izina ryo kuba umwana w'Imana, ukabuvutse. Ariko ukaba ugiye gutangira urugendo rwo gukizwa uva mu ngeso za kamere. Kuko umaze kwakira umwuka wera ukabatizwa mu mwuka, ukakira n'umwuka wera akaba muri wowe, bivuga yuko kamere ingeso zayo waziretse, ahubwo ubutangiye urugendo. None agakiza ka mbere ni ukuvuka ubwa kabiri, agakiza ka kabiri ni uguhinduka mu ngeso usa na Kristo Yesu, agakiza ka gatatu ni ukuzakurwa muri uyu mubiri Kristo agutwaye. Nicyo bisobanura ko turi mu rugendo rwo gutunganywa usa na Kristo. Ntawe uvuka ngo ahita asa na Kristo. Twese iyo tuvutse tuvuka turi kabibiremwa abishya, ariko tugadutangira urugendo rwo gusa na Kristo. Aribyo twasomye mu Bakolosayi ngo nk'uko mwakiriye Kristo aba ariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we, kandi mwubatswe muri we, mukomejwe mu kwizera nk'uko mwigishijwe. Urumva ko aya magambo ari kubwirwa abantu bakiriye Kristo. Muri bo ntibakigendera muri Kristo, ntibakomeye muri Kristo, ntibubatswe muri Kristo. Niyo bari kuvuga ngo mwemere inyigisho zibakuza ku rugero rushise rwa Kristo. Kuko twese iyo utangiye gukizwa
hari inyota ugira ukumva hari ibintu ukwiye kureka byagutsindaga, hari ibisigara bigutsinda ariko hari ibyo ugenda ureka. Nanjye nkubaje ikibazo, kuva wakizwa ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ibyagutsindaga byose biracyagutsinda cyangwa hari ibyo wagiye utsinda? Icyo bita urugendo rwo gutunganywa usa na Kristo. Mu gihe rero rumwe runo rugendo nicyo gituma umwuka wera yarimo cyaha abefeso. Dore ibyo yarimo abacyaha Petero arimo abarondoramo abakristo muri Efeso. Si uko batakira umwuka wera, kubabwira ngo kandi ntimuteze agahinda umwuka wera. None se kweri tuteze agahinda umwuka wera? Umwuka wera nuko ari muri wowe, ntabwo ari kuba hano uri kuri bo, ari kuvuga uri muri bo. Ntimuteze agahinda umwuka wera washoboye kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Ari kubabwira none ibyo bakwiye kurandura 31 ngo gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo. Ari kubabwira abandi abakira umwuka wera, kubabwira ngo mureke guteza agahinda umwuka wera. Kubera iki? Kuko gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana n'igomwa ryose nibitabavamo murakomeza muteza agahinda umwuka wera wabashiriwe. Mane maga umwuka wera yihanganira umukristo uri mu rugendo rwo guhinduka. None ngo mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo. Abari kubwirwa hano bafite uburakari muri bo, bafite intonganya, baratukana. Urumva ko hano baracyafite imirimo yaka, ariko impamvu arondoye bino nuko ari by'ababonamo batararika, ariko hari ibyo baretse. No mpamvu yongeye kubabwira ngo mugirirane imbabazi, mugirirane neza. Ni imbuto y'ubugwa neza bari gusabwa kwera. Mugirane imbabazi, bakwiye kugira impuhwe, kindness. Mubabarirane, bakwiye kugira imbabazi ibya nk'uko Imana yabababariye. Urumva ko bari kubwirwa nababariye, ariko ni kwe kimwe babarira kandi uburakari bugasigara buri muri bo. Niyo mpamvu batangira urugendo rushya rwo gutunganywa basa na Kristo. Icyo kintu ndagisubije. Urakoze cyane. Turabona umwanya uratujanye, ariko numvise akabazo kanyuma ko nyine ukishira minota 2 kuko umwanya uragiye. Ese watutandukanije umwuka wera kuri jewe n'umwuka wera muri jewe? Ese ni gute umuntu yakura umwuka wera kuri we akamwinjiza muri we? Udusobanura kuri ako kantu hama minota 2 yonyine. Ubajije neza. Ibi bintu byose biragoye kuko umwuka wera yifuza yuko yaba kuri twe akaba no muri twe, mbese tukamwuzura wese. Gute? Kuko iyo umwuka w'Uwiteka ari kuri wowe, Yesu yabigaragaje mu gitabo cya Yesaya 61 ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nje. Igihe Yesu avuze ko umwuka w'Uwiteka ari kuri we, suko atakoreraga no muri we, ahubwo avuze ngo iyo umwuka w'Uwiteka ari kuri we ngo abwiriza ubutumwa, ari kuri nge kandi Uwiteka asaba ngo mbwiriza ubutumwa bwiza bw'imbohe ko zibohotse. Bishaka ko umwuka w'Uwiteka birako yuko aba kuri twe kugira ngo tubwirize, birako yuko umwuka w'Uwiteka aba kuri twe kugira ngo twigishanye, birako yuko umwuka w'Uwiteka aba kuri twe kugira ngo dukore imirimo iri extraordinaire. Ibi bitangaza byose bikorwa, birako yuko umwuka w'Uwiteka aba kuri wowe. Nkuko umuntu ashobora kuba afite no gusengera abarwayi akumva ukuboko kuravibuye, ukuboko kuvibura gutyo ni ikimenyetso cy'umwuka w'Uwiteka uri kuri we, ariko ushaka yuko hagira umurwayi wakira gukira. Urumva ko hano iyi mpano ikeneye umwuka w'Uwiteka kuba uri ku muntu kugira ngo akoreshwe mu bitangaza. Izi mpano rero za mwuka zitera ko umwuka w'Uwiteka akubaho. Niyo mpamvu umuntu wese wajyaga ngo yuzuraga umwuka agahanura. Abahanuzi bakira ntabwo umwuka w'Uwiteka yabaga muri bo, ahubwo yabaga kuri bo bagiye guhanura. Akuza umwuka agahanura, yamara guhanura agasigara ari wa wundi. Niyo mpamvu gukorera muri kamere byarabohoroheraga. Elisa wamurakaza akakuvuma. Kubera iki? Kubera ko muri we aracyari uwa kamere, kandi kubera ko afite office ya profete, byatubaga umwuka w'Uwiteka amusura cyane muri iyo office mu gihe hari abamusanze office akayikoreramo. Rero ni iki gituma usanga ko byose turabikeneye umwuka w'Uwiteka kuba ari muri twe, birako yuko aguma mu gihe ari kuri twe turakoreshwa, mu gihe ari muri twe twera imbuto. Ahubwo icyo warubajije cyiza ni gute umwuka w'Uwiteka yava ku bantu akaba mu bantu. Nuko no abantu noneho bano badafite umwuka w'Uwiteka muri bo, abantu bakoreshwa n'umwuka w'Uwiteka akabazo bagakoreshwa, barasabwa kwemerera Kristo Yesu umwami n'umukiza, kuko Yesu yavuze ngo imigezi y'amazi y'ubugingo ibasha gutemba iva muri bo bande ngo abamwizera. Babivuze yerekeje ku mwuka w'abiza bendaga guhabwa. Bako rero uyu muntu ntibishoboka yuko umwuka w'Uwiteka aba muri we mu gihe atizeye Yesu. Birako yuko rero yizera Yesu kugira ngo abe muri we.
umwuka w'Uwiteka abe muri we. Ariko kugira ngo umwuka w'Uwiteka abe kuri we ashobora guhabwa impano atigeze anasaba. Ngira ngo icyo ngicyo turagisobanuye. Dukwiye kugira umwuka w'Uwiteka kuri twe, akaba no muri twe, ariko naba kuri twe gusa azatwihakana Kristo, kuko ntabwo azakira abo umwuka we wabayeho, azihakana abo umwuka w'Uwiteka utigeze uba muri bo, kuko ukwiye kugira DNA ya Kristo ituma yubahwa muri wowe, ukamuhamya mu magambo no mu myitwarire yawe, uhamya yuko uri uwa Kristo, ukagira umwuka wa Kristo. Abataramwakira bakire Kristo, niba bakoreshwaga mu mpano bakagira ngo barakijijwe, kandi imitwe yabo bakumva nta nyota ya bya Kristo, Imana ibaduhereye gukizwa. Wakire Kristo mu buzima bwawe, ngo umwuka wa Kristo abe muri wowe. Nubatizwamo ntugarukire kubatizwa gusaba kuri wowe, ahubwo ubatizwemo ndetse aba no muri wowe. Abataramwakira none abamwakiriye bongere bitegure kongera kuzurizwa bundi bushya, kuko vino y'umutobe mushya ikwiye kujya mu kidomora gishya. Rero umuntu wese iyo yiyejeje akidana n'ibidatunganye ngo aba yitegure gukoreshwa imirimo myiza yose. Rero iyo uri kwitegura gukoreshwa, uritegura nyine. Rero turasabwa kwiyeza, wamara kwiyeza tukezwa n'aya maraso ya Kristo, ukitegura kongera kuzwa bundi bushya kuri Pentekote, mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo 2:19 ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye, kubera ko udafite umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Niba uri uwa Kristo, ngo Yesu ngo azabe abari ku rufitiro rw'Imana ntururakurwaho, ngo Kristo abe rero n'abafite umwuka we. Niyo mpamvu babwira ngo bave mu bidatunganye. Imana ibampere umugisha. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Twagomba ko wasezera abantu uba no kuri nimero ya telefone, ntabwo bituvuna, kuko umuntu yagira ikibazo akubaza azashobora kubona uko akubaza. Yes, murakoze. Nomero yanjye ni uguteranyaho 256 7 5 3 2 10 18 reka nsubiremo, guteranyaho 256 7 5 3 2 10 18 Didier ndabakunda kandi murakoze kunyakira kuri Be Careful. Mukore subscribe and share, mubisangize n'abandi, abantu babasha gutandukanya umwuka ubariho n'umwuka uri muri bo, kuko niba umwuka ari muri wowe uzera imbuto, uzahamya Kristo no mu myitwarire ntuzamwihakana. Ariko naba kuri wowe ubasha kumwihakana, Imana ibambere umugisha. Amen.